Philadelphia Imana iratsinda. Yesu nashimwe, Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe. Reka nagira ngo mbasuhuze, reka duhuze umutima, dusenge abadukurikiranye, abari hano mu gihugu, abari hanze. Reka dusenge kuko tugiye kumva ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni inkota y'amujyi abiri. Dawidi yaravuze ngo naribitse mu mutima ngo kugira ngo ntacumura ku Uwiteka. Iyo dufite ijambo ry'Imana hari ibyo tudashobora gukora, hari ibyo dutinya, hari ibyo tugira kirazira. Iyo Imana iri muri twe, iyo ijambo ry'Imana riri muri twe, ntabwo dupfa gukora ibyo twiboneye, ntabwo dupfa kwitwara uko twiboneye. Mureke dusengere imitima yacu kugira ngo ibashe kwakira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo rirasengeye, ariko imitima yacu niyo tugomba kwereka Imana. Urakoze nyaguhora ku ngoma, urakoze Kristo wera. Uyu ni umwanya w'ijambo ryawe. Duheje imbaraga zose z'umwijima izatuma imitima y'abantu idakurikirira ijambo, izazana kurangara, izazana ubukererwa bwo kumva ijambo ryawe. Reka Mwuka wera agaze, akore, ayobore, ategeke, kandi ijambo ryawe rikiza abarwayi, ryomora inguma mu izina rya Yesu. Abarushye baruhuke, kandi buri muntu wese abashe kumenya icyo umushakaho kuri uyu munsi wa none. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Turashimira Imana Data. Ni Gatera Jose nkuko nabibabwiye, guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana ishobora byose. Nukuri ndayishimiye, ndumva nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kuba ndi imbere yayo, n'imbere y'iteraniro ry'Imana. Reka rero dutangire dusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abacamanza. Turasoma ibice byaho bya 13, turahera ku murongo wa 6. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Mugisha Manase, tumuhaye ikaze. Karibu. Yego murakoze. Umutwe w'ijambo aravuga ati marayika w'Imana abonekera ababyeyi ba Samusoni. Marayika w'Imana abonekera ababyeyi ba Samusoni. Umurongo wa 6. Uwo mugore aherako araza abwira umugabo we ati umuntu w'Imana yajeho narindi, kandi mu maso he hasaga n'abamarayika w'Imana, hateye ubwoba. Ariko sinamubajije aho yaturutse, nawe ntiyambwiye izina rye. Ariko arambwira ati dore uzasama inda, ubyare umuhungu, kandi ati uhereye none ntukanywe vino cyangwa igisindisha, ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uwo mwana azaba umunaziri uhereye akiva mu nda ya nyina, ukagezaho azapfira. Nuko Manowa yinginga Uwiteka ati ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana wadutumyeho yongere agaruke muri twe, atwigishe uko tuzagenza uwo mwana azavuka. Amen. Imana itugirire neza. Amen. Manowa aravuga ati yinginga Imana, aho ati ndakwinginze ongera wohereze uwo muntu w'Imana atwigishe uko tuzagenza uwo mwana namara kuvuka, namara kuboneka. Tuzitware dute, tuzabigenze dute? Bibiliya ivuze ku bantu batatu
ivuze marayika, ivuze Mukamanowa na Manowa. Nibo bantu baganiriye n'Imana, nibo bantu Imana yavuganye nabo ishaka gukora igikorwa. Umugore wa Manowa biravuze ngo yari ingumba, ntabwo yari yarigeze kubyara. Bivuga ngo uyu mugore yari amaze igihe kinini. Niba biravuze ngo umuntu yari ingumba, ni ukuvuga ngo yari abitinzemo, n'ubuzima yari amaze gutindamo, yari yariyakiriyemo, yakoreragamo Imana, kuko biravuga ko yanamusanze mu murima ari guhinga, yari yariyakiriye, ari mu buzima busanzwe. Ikibazo yari yaracyakiriye. Hari igihe umuntu yakira ikibazo, ariko burya si ukuvuga ko Imana ibitabibonye, si ukuvuga ko Imana ibitazi icyifuzo cyawe. Imana iradutekerereza, Imana iradutekerereza. Twe turi abantu dukubitaho, tugasenga, tukihiriza, tukavuga, tukakora, bikanga, bigasa nkaho bibyanze. Twe tubibona nkaho byanze, ariko Imana ibiri mu kazi, ibiri mu kazi, ibiri gutunganya. Bibiliya ivuze marayika ngo araza aramubwira ngo umugore ntiwigeze ubyara, ariko noneho ugiye gusama inda. Iyo nda rero uzabyaramo umwana, ariko kuva ukisama iyo nda ntuzongere kunywa vino cyangwa ikisindisha cyose, ntuzarye imizabibu. Agira ibintu amubuza, agira ibintu abwira azareka. Aravuga ngo uzagira ibintu ureka, hari ibintu utazaryaho, hari uko uzitwara. Kandi nje kukubwira ngo iby'Imana bigira amabwiriza, iby'Imana bigira amabwiriza. Ntabwo waba mu by'Imana, ntabwo wakwakira iby'Imana. Iby'Imana bigira kondisiyo. Njya nkunda kubwira abantu, niba mugira ngo twaba mu Mana tugahabwa amasezerano agasohora, twitwara uko dushatse, tutubaha Imana, ntabwo bikunda. Jya urebera no kuri bosi wawe ugukoresha, hari amabwiriza aguhaye akazi, hari uko witwara. Iyo umaze kubona akazi hari uko witwara. Ntabwo wongera kwitwara nk'umushomeri, ntabwo wongera kwitwara nk'umushomeri. Umushomeri ushaka kumubwira uti uri mu rugo ngo nze nkurebe, ati ndahari. Wahagera uti tujye ahantu n'aha, mukagenda. Tujye muri siporo, mugahaguruka. Tujye kugira gutya, mukagenda. Merekeza akaguherekeza. Kubera ikintu umushomeri nta kazi, ariko igihe yamaze kubona akazi hari isaha utamubonera, ntiyapfa kujya aho abonye, ntiyagendera igihe ashakiye, kubera iki? Amabwiriza ya bosi yamuhaye. Imana ni uko imeze. Turakizwa, tukakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko tumaze gukizwa dore aho ibyacu bigwa kuko twananiwe kumvira amabwiriza y'Imana. Dore aho tudindirira, dore aho dutinda. Rero abantu benshi ntibazi aho batinda kugira ngo badahura n'ibisubizo byabo. Ukibaza kuko hari igihe Imana itinda kugusubiza atari uko yabinaniwe, ariko ikigutunganya, ikikubwira uko witwara, ikikwihanisha, ikigukangura, ikikubwira ngo reka gushira isoni, reka gutukana, reka kunywa inzoga, reka gusinda, reka kusambana. Ibyo nibi byose igenda ibigukuraho. Rimwe na rimwe ukabireka ejo ukabisubiramo. Imana ikavuga umuntu nimuha akazi, n'ubusinzi afite n'ubusambanyi afite, ntabwo azamenya ngo aha agaciro akazi namuhaye. Uyu muntu nimuha umwana, n'ukuntu yibona azajya yenda yica ku bataramubona, azagenda asuzugura batarabyara. Noneho ikabanza kugutunganya, ikabanza kugucura, ikabanza kugukuraho amahage. Uyu muntu nintangira kumwambika ataruzura umwuka wera, atarakizwa, azatangira gusuzugura abatambaye. Mbese ikabona hari akantu ibanza kugukuraho. Rero dore ahantu tugwa, kutumvira Imana, kutamenya amabwiriza y'Imana.
kutamenya icyo Imana idushakaho. Ariko iby'Imana bigira amabwiriza. Ahantu rero abantu benshi ntibahamenya, ntabwo bamenya ko ese iri sezerano ritindijwe n'iki. Ese ko ntiza kwakira, ushobora gutinda kwakira ari ukubera ko isaha itaragera. Ushobora gutinda kwakira kubera ko Imana ikigutunganya n'isaha yayo ikayigiza ikabanga uyu nguyu bimuhaye byatuma abura ubugingo. Rero akenshi ntabwo tumenya igitindije amasezerano, igitindije isezerano. Ishobora kugutinza kugira ngo nibiza bizayitirirwe. Hari ibintu bigera nko kuri 3 cyangwa 4 bishobora gutuma utinda kwakira isezerano, utinda kugera mu gisubizo cyawe. Hari ibintu bigera kuri 3 cyangwa 4 bishobora gutuma utahera kugera mu gisubizo, udahera kugera mu isezerano Imana yagusezeranije. Nibihe uko ngo Imana ishaka kugusezeranya, ikagusezeranya urugo ugasa nk'ukererewe, ariko iracyashakwa amashimwe uzashima, iracyashaka guha agaciro ibyo yakoze, iracyashaka ibintu biyitirirwa. Cyangwa se ikabona uracyarangaye kandi warakijijwe ariko nturamenya, nturaha agaciro ibyo urimo, nturaha agaciro imikorere y'Imana. Warakijwe gusa ariko nturaha agaciro ibyo wahagazemo. ikagutinzaho cyangwa se isaha ukabura umuntu wubaha Imana koko ugendera mu mabwiriza yayo, ariko isaha yawe itaragera. Nabyo birashoboka. Ni ibintu bigera kuri 3 by'ibanze bishobora gutuma utagera, usa nkaho utinze n'abantu bakabona ko utinze, ariko burya n'ubutinze mu Mana y'ibiri mu kazi. Uyu rero Mukamanowa, marayika yamujanga ngo ugiye gusama inda, ugiye kubyara. Icyakora uyu mwana n'umubyara, uyu mwana ukamubyara, nusamiye inda ntuzongere kunywa vino, ntuzongere kurya ibintu bihumanya, ntuzongere kurya umuzabibu, uzagira ibintu reka. Ngo ariruka ava mu murima ashyira isuka hasi, asubira mu rugo yiruka. Bibiliya ngo aragenda abwira umugabo we ngo hari umuntu uje ambwira amagambo akomeye, ngo ariko ngo sinamumenye, ngo nabona agasa nk'amarayika w'Imana, ngo nta nubwo namubaje aturuka, ngo arambwira ngo ngiye kuzasama, ngo hanyuma mbyare, ngo ariko nkimara gusama ngo hari ibintu nzareka kurya no kunywa. Ngo Manowa ngo ahita asenga, ngo aringinga Imana. Bibiliya ngo abwira Imana ngo Mana ndakwinginze ongera utwoherereze uwo muntu w'Imana, kugira ngo nituramuka dusamye, umugore wanjye agasama iyo nda, umwana akavuka, tuzamenye uko twitwara. Igihe uwo mugore azaba yasamye tuzamenye uko twitwara. Ariko tujya tubaza Imana uko twakwifata turamutse tugiriwe neza nayo, tujya tubisengera. Ujya ubaza Imana uko waramuka wifashe uramutse uhuye n'ibisubizo, ko nabyo birashoboka. Ujya ubaza Imana uramuka ukamuta Imana, ese ndamutse muhuye n'ikibazo ngashomera nkabura akazi, nashaka nkatinda kubyara, namara gukura nkabura umugabo, nkabura umugore, nkabura urubyaro, nakwifata nte ndamutse ndi umukristo? Kuko hari umwifato wa gikirisitu. Pawulo yabibwiye Abaroma, avuga ngo hari imibereho ya gikirisitu mu bice bya 12. Hari imibereho ya gikirisitu, hari umwifato wa gikirisitu. Hari ukuntu umukristo yifata yashomereye, ari mu bibazo, yarwaye indwara yamutinzeho, yayanzwe n'abantu, yasanze ari mu kazitiro. Yuri umuntu w'Imana uri mu rugendo rujya mu ijuru, hari umwifato wifata. Ari ukuntu umukristo yifata iyo yagiriwe neza n'Imana bikagaragarira abantu, nawe akabyibonamo agasanga yagiriwe neza n'Imana, yasohoje amasezerano. Hari ukundi kuntu wifata. Ibyo rero tuba tugomba kwinginga Imana kugira ngo bidusobanurire, ituyobore, kugira ngo tutazifata uko tutari, tutazifata bidakwiranye n'umwifato wa gikirisitu.
nicyo Manowa yabazaga Imana, aribaza ati ndakwinginze mbwira, sobanurira, nzifate nte, nzitware nte, ngira inama, tugira inama uko tuzabigenza. Abantu benshi rero hari ikintu batazi, bagwa muri cya gihe bari mu bibazo batarasubizwa, ugasanga umuntu arataraye, arateshutse, kandi ubwo yari afite amasezerano, asonzanya amasezerano, arwaranya amasezerano, ariko kubera kutagira umwifato wavuye ku Mana bikakunanira, aho rero ukahatinda, ugatinda muri bwa butayu, ugatinda muri cya kibazo. Cyangwa se wasubizwa ukananone ugateshuka, ukavuga uko ushatse, ukagenda uko ushatse, ugasubiza uko ushatse, nabyo bikakubera ikibazo, ukaba wabirimbukiramo ukabura ubugingo. Ariko Manowa aravuga ngo ndakwinginze ongera utwoherereze uwo muntu adusobanura uko tuzifata umunsi umudamu wanjye azaba yasamye, umunsi umudamu wanjye azaba yabyaye yasamye, ejo tuzitware dute, se bizagende bite, tugira inama. Imana itugirire neza, Imana y'amahoro itugirire neza. Dusomye umurongo waho wa 13, umurongo wa 13. Ego. Marayika w'Uwiteka abwira Manowa ati, marayika w'Uwiteka abwira Manowa ati, ibyo nabwiye uyu mugore byose abyirinde, ntakarye ikintu cyose kivuye ku muzabibu, ntakanywe vino cyangwa igisindisha, habe no kurya ikintu cyose gihumanya, nuko yitondere ibyo namubwiye byose. Imana itugirire neza. Uyu marayika aramubwira ati ibyo nabwiye uwo mugore byose abyirinde, ntakarye ikintu cyose kivuye ku muzabibu. Kubera iki? Uwo mwana azaba ari umunaziri, uwo mwana twite, reka agakiza wahawe ugomba kukarinda, iyo ndo twite Mwuka Wera, ugomba kwitwara neza, uri umugeni wakowe, amaraso y'igiciro, ugomba kwirinda mu Kristo, ugomba kubana n'Imana neza. Imana itugirire neza. Narivuze ngo Imana itugirire neza. Ati ibyo nabwiye uwo mugore byose abyirinde, ntakanywe vino, ntakarye ikintu cyose kivuye ku muzabibu. Ese wowe wirinda ute? Wowe wirinda gute? Ubanye ute n'Imana? Kuva ukijijwe, ubwo bushomeri bubaye mwute? Uwo musozi uhagazeho ugeze imyaka 40-45, ntawe urakubaza izina, ubyitwaye mwute kuri umukristo wakijijwe? Umaze imyaka 5, umaze 10, nta rubyaro, ubyitwaye mwute? Warize urarangiza nta kazi, ubyitwaye mwute? Agakiza kararindwa. Imana yarakuzahuye, Imana yaguhaye ubuzima, Imana yakugiriye neza, Imana yagukuye ahantu habi, ubyitwaye mwute? Warashubijwe, waguze amazu, warabyaye, ufite impanga, ufite abahungu n'abakobwa, ubyitwaye mwute? Hari amabwiriza, iby'Imana bigira amabwiriza, iby'Imana bigira kondisiyo, kugira ngo tuzabone Imana, duhure n'Imana. Kuko kugira ibintu siko kubona Imana. Si bivuze ko uri umukristo, kuba utunze imodoka, kuba utunze inzu, kuba ufite abana, ntabwo bivuze ko ari gukirirwa, ari Imana igukunda. Ariko hari ibyo twakira turi mu Mana tuyubaha, uko twifata nibyo bitugaragariza ko turi abakristo. Uko twifata, uko twitwara, nibyo bitwereka abo turibo, nibyo bitwereka ko turi abantu b'Imana. Rero igihe kirageze tukisubiraho, tukamenya abo turibo. Igihe kirageze tukava mu ruhirahiro, tukamenya ukuri, kuko ukuri ni tukumenya kuzatubatura. Imana itugirire neza. Haleluya. Igihe cyari kigeze mu by'ukuri kugira ngo tumenye uko twakwifata, tumenye uko twakwitwara. Uyu Manowa yabashije Imana, aravuga ngo tubabarire,
ongera udutumeho marayika atubwire uko tuzifata, atubwire uko tuzitwara. nakubwiye ngo mu bisubizo ushobora kwitwara nabi, mu kigeragezo ushobora kwitwara nabi. Biradusaba kuyoborwa n'Imana, biradusaba kugendana n'Imana, biradusaba kuyoboza Imana inzira. Rero Imana yo mu ijuru itugire neza, kuko iby'Imana bigira amabwiriza, bigira kondisiyo. Gukizwa gusa ntibihagije. Kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza abantu baribeshya, kabango ngo mve mu mazi menshi ngo nkijijwe birahagije. Ariko hari ukundi twitwara, hari ibyo tureka, hari ibyo tureka, hari ibyo tureka. Pawulo yaravuze ngo ibyarindamo byahindutse igihombo ku bwa Kristo, ku bw'umwami Kristo. Hari ibintu duhomba, hari ibintu tureka, hari ibigare tuvamo, hari inshuti turekura zikasigaza ziti hasi ko yahindutse koko. Ushobora kuba utazi kubwiriza, utazi kuvuga, utazi gusoma Bibiliya, ariko umwifato wawe wonyine ugatuma abantu bakizwa, ugatuma abantu bahindukira. Imbuto wera, uko witwara imbere y'Imana, bigatuma abantu bamenya kuri umukristo. Utasomye Bibiliya rwose, utigeze uvuga inkuru zo muri Bibiliya, ariko uko witwara, ukitwara nk'umugeni wa Kristo, ukitwara nk'umukristo, buri muntu wese yakubona akifuza agakiza. Kandi nkurikije ukuntu nari muzi, uyu muntu arakijije. Niyo mpamvu rero Manowa yavuze ngo ndakwinginze twigishe, tubwire uko tuzitwara nituramuka tugiriwe neza umugore wanjye agasama, nituramuka tugiriwe neza umugore wanjye agatwita. Nanjye rero navuga ngo tujye dusenga n'Imana ngo Mana, uramutse umwe muri ubu butayu nzifate nte? Ibisubizo ntibizantandukanye nawe, kuba nabyaye ntibizantandukanye nawe, kuba nabonye inzu ntibizantandukanye nawe, kuba nasubiranye n'umugabo wanjye ntibizantandukanye nawe, kuba nabonye akazi keza ntibizantandukanye nawe, kuko birashoboka. Marayika ngo bamubwire, Uwiteka aramubwira ngo ibyo nabwiye uwo mugore ariko muzabigenza, ntazarya ikintu cyose giturutse ku muzabibu. Bivuga ngo hari ukuntu yagombaga kwitwara, hari ukuntu yagombaga kwifata. Iby'Imana bigira amabwiriza, by'Imana bigira amabwiriza, bigira kondisiyo. Imana itugirire neza. Mureke dusenge. Nubashaka gusenga, nkasengera abantu bameze nka muzunga. Uyu munsi yakijijwe, ejo bivuyemo. Guhora wihana ntabwo ari wo muti, guhora wihana si cyo gisubizo. Nubwo muri ibyo yavuga ngo mbisemo ngo waranyizwa, ariko ngo ukizwe uyu munsi ejo ukabisubiramo, gukizwa uyu munsi ejo ukabisubiramo, ntabwo ari byiza cyane. Imana idushoboze, Imana itugirire neza. Reka dusenge Imana, tujye gusenga kugira ngo Imana iduhe uko twifata, itwigisha uko twitwara, itwigisha uko twitwara, itwigisha uko dukizwa, itwigisha uko tubana n'abantu, itwigisha uko tubana nayo. Imana idushoboze. Imana Data wa twese, washoboje Manowa n'umugore we, wari wababwiye ngo ntibazarya ikintu cyose kivuye ku muzabibu, kandi barabikoze. Mu izina rya Yesu natwe turasenze, dusengera ubwoko bwawe, dusengera abantu bawe batazi kwifata Kristo, bananiwe nabyo. Uyu munsi uha abantu imbaraga, uha abantu agakiza, ubigisha uko bitwara, ubigisha uko bifata, ubigishe Mana, kandi ubagirire neza. Urakoze kubikoze, urakoze kubumvise. Ni mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibagire neza kandi bashoboze. Yari Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Data wa twese abagire neza, abigisha uko mwitwara, abigisha uko mwifata. Igihe uri mu bibazo, Imana ikwigisha uko witwara. Igihe washubijwe, Imana ikwigisha uko witwara. Imana Data bagire neza. Reka mbasigire telefone zanjye ni 0785989444. Data wa twese abagire neza, amen. Philadelphia, Imana irakira.